Story time. Ijoro ryanjye ry'ubukwe ni inkuru iteye ubwoba. Niba ugira ubwoba nturebe iyi nkuru, ariko niba ukunda kumva inkuru ukaba ukunda inkuru cyane, iyi nkuru iraryoshye. Hari ibintu abantu bategura mu buzima bwabo bwose. Nk'ubukwe ni umunsi w'ibyishimo, urukundo n'isezerano ry'ubuzima bushya. Ariko hari igihe byo kwita ibyishimo bihinduka nk'igihirahiro. Kuri njye ijoro ryanjye ry'ubukwe ntabwo ryari ry'urukundo, ryari ry'ubwoba. Hari ku munsi utunganye ufite ikimenyetso kibi. Ubukwe bwanjye bwari bwiza kurenza uko nabwifuzaga. Abantu basekaga, baririmba, amafoto afatwa, nabonaga ari byiza pe. Nari nambaye umwenda wera w'ubukwe, buri wese ambwira ko ndi mwiza kurusha abandi bose, nanjye nkamwenyura. Ariko hagati y'imbaga y'abantu hari umuntu nabonaga utari umeze nk'abandi. Umugore wari wambaye imyenda y'umukara, amaso yanyitegereza atanyegereye, ariko nkabona ari kundeba. Nta n'isegonda n'iri na rimwe yigeze aseka, nabonaga ari kundeba mu maso gusa. Byari bimeze nk'aho yambonye mbere nyiri njyenyine. Amatsiko nari mfite kuri uwo mugore yatangiye guhinduka ubwoba. Nashatse kumwegera, umutima wanjye utera vuba. Naramwegereye, ariko mu kanya gato yahise abura, nk'aho atigeze ahaba. Nageze ahantu yari ahagaze ndamubura. Ndebye abantu bose mbona barasanzwe. Wa mugore wambaye imyenda y'umukara ndamubura. Nabajije inshuti zanjye, ese mwamubonye umugore wambaye umukara? Bose baratunguwe, baransubiza bati oya, nta muntu umeze gutyo twabonye hano. Aho niho umutima wanjye wahindutse, utangira gutera cyane, ntangira kugira ubwoba. Ubukwe burarangiye, twagiye mu nzu twateganyije kuraramo. Inzu yari nziza ariko ituje cyane, ituje mu buryo buteye ubwoba. Umuyaga warinjiraga mu madirishya, uvuga nk'aho hari umuntu urira kure. Numvaga ijwi ry'umuntu uri kurira, ariko nagerageza kuryumva neza nkumva ntarihari. Nagerageza kwirengagiza nkumva mu matwi yanjye ijwi riri kurira kure cyane. Natangiye kugira ubwoba. Nari nkiri kwikuramo imyenda y'ubukwe, numvise ijwi rituje cyane riti nturi wenyine. Naracecetse, numvise amaraso akonje mu mubiri wanjye wose. Narashanyaraye, ubwoba bwaranyishe. Nagiye mu ndorerwamo, mbona uwo mugore wambaye umukara ahagaze inyuma yanjye. Nari ndi mu cyumba njyenyine ndi gukuramo imyenda. Narebye indorerwamo iri imbere yanjye, ngenda nyegera. Nagiye mu ndorerwamo, mbona uwo mugore wambaye imyenda y'umukara ahagaze inyuma yanjye, ari hafi cyane ku buryo nari kumva guhumeka kwe. Narahindukiye vuba, nta muntu nabonye. Nsubiye kureba mu ndorerwamo, yari akiri aho, noneho anyegereye kurushaho. Amaso yari yuzuye umwijima. Nagize ubwoba, niruka njya ku muryango. Nashatse kuwufungura, waranze, wanga gufunguka pe. Nawukubise umugeri kugira ngo ndebe ko wakinguka, ariko ntacyo byatanze. Amatara yatangiye kuzima, akazima akongera akaka. Nagumye mu mwijima umwanya munini, ariko nkumva undi muntu uri guhumeka iruhande rwanjye, kandi sinjye, hari undi uri mu cyumba. Natangiye kumva ijwi rivuga gahoro. Ijwi nkumva ntabwo ari iry'umuntu muzima. Ijwi ryongeye kuvuga, noneho riri hafi y'ugutwi kwanjye. Ryaravugaga riti uyu munsi si uwawe. Narahindukiye, nanjye ndavuga nti n'uwanjye. Nashatse gutaka, ariko ijwi ryanjye rirabura.
nabuze ukuntu nasohora ijwi ngo mvuge, nkaho hari ikintu cyari gifashe ijosi ryanjye cyangwa kiri kuniga. Mu buryo butunguranye uwo mugore yagaragaye imbere yanjye. Ntabwo yari asanzwe, isura ye yarangiritse, amaso ye yuzuye amara y'amaraso. Yaranyegereye buhoro, avuga mu ijwi risa n'iry'abantu benshi bavugira icyarimwe. Ryaravugaga riti, nanjye nagombaga kuba umugeni, nanjye nagombaga kuba umugeni, nanjye nagombaga kuba umugeni, nanjye nagombaga kuba umugeni. Ariko banyambuye ubuzima kuri iri joro, ariko banyambuye ubuzima kuri iri joro, ariko banyambuye ubuzima kuri iri joro. Yakomeje kubivuga inshuro nyinshi. Byarancanze, nabuze icyo nkora. Gusa nyuma natangiye gutekereza cyane. Nabyibajijeho, kumbe yari umuzimu w'umugeni wapfiriye muri iyo nzu ku munsi w'ubukwe bwe. Mu gihe nari nyifite ubwoba, numvise umwana wanjye arira. Nari namusize aryamye, nihutiye kureba, ariko ibyo nabonye byatumye umutima wanjye uhagarara. Umwana wanjye yari ahagaze ku buriri areba uwo mugore, arimo kumuseka. Uwo mugore aramubwira ati, "Wow, urambona sibyo?" Umwana wanjye yaravuze, kandi yari muto cyane pe, ku myaka y'ibiri. Yavuze amagambo akomeye, numva ngize ubwoba. Yaravuze ati, "Yego, mama ntabwo ari we wa mbere." Numvise ntangaye, nibaza ahantu umwana wanjye yaba ahuriye n'uwo muzimu w'umugore. Birancanga. Uwo mugore yaranyegereye, akora ku rutugu rwanjye. Ubukonje bwinjiye mu mubiri wanjye wose. Numvise imbaraga zanjye zishize, amaguru yanjye atangira gutitira. Uwo mugore yarambwiye ati, "Wowe uzasigara hano, uzuzuza aho nasize." Mu ndorerwamo nabonye isura yanjye itangiye guhinduka. Isura yanjye yatangiye guhinduka iy'uwo mugore. Ibintu byatangiye kunshanga. Isura ye yaragendaga igahinduka iyanjye. Mu kandi kanya nkabona isura yanjye iragarutse. Numvise noneho bincanze, numvise ubwoba bubaye bwinshi. Mu kanya gato numvise umwana wanjye arira cyane. Iryo jwi ryongeye kugarura imbaraga. Nirutse nerekeza ku muryango, nawukubise n'imbaraga zose mfite. Mu buryo nasobanukiwe, urugi rwarafungutse. Nafashe umwana wanjye ndiruka, nsohoka aho nashaka no kureba inyuma. Uyu munsi ndacyariho, ariko sinigeze nongera gusinzira neza. Buri joro numva ryajwe, riri hafi yanjye, rituje, rimbwira riti, "Uzagaruka." Kandi rimwe na rimwe iyo ndebye mu ndorerwamo nijoro, mbona atari njyewe ureba inyuma. Ese uwo mugore aracyahari, cyangwa hari uwo yamaze gusimbuza? Niba ushaka ko nkomeza iyi story, reka duhure muri comment. Kandi niba utarakora subscribe kugira ngo njye mbasha kubagezaho izindi nkuru nyinshi.